uyu munsi wagenze neza cyane, habaye gusoza manda no gutangira indi. Amatora yagenze neza, kandi uko bigaragara yaduhaye abayobozi ba Ferwafa bashoboye. Dufite icyizere cyinshi ko bazakora byinshi muri imyaka 4 biteza umupira w'amaguru mu Rwanda imbere. Muri iyi myaka 2 nibiki mwishimira Perezida mugiye mukora umupira w'u Rwanda? Ko twamaze kubigaragaza ko ari byinshi birahari. Icyo navuga cya mbere nuko umupira kugira ngo utere imbere ufite aho uhera ku ntangiriro. Dukunze gukoresha ijambo piramide, harimo gutangirana n'abato umupira ukagenda uzamuka. Icyo twishimira muri imyaka 2 dufatanyije n'abanyamuryango twabashije gushyiraho amarushanwa y'abari munsi y'imyaka 20. Mu mwaka wa mbere tukigeramo ayo marushanwa yatanze umusaruro, murabizi. Hanyuzemo abakinnyi benshi bagera hafi 2,000. Bamwe muri bo bamaze kugera mu cyiciro cya mbere. Mwabonye ko hari n'abatoranyijwe kuzajya mu ikipe y'igihugu, uzajya n'ikipe y'ejo bundi. Bivuze rero ko abo bajyaga gukinira hehe iyo cyiciro kitatangira. Ni ibintu dushimira abanyamuryango ko babyemeye kandi basanzwe bafite n'amakipe n'ubundi basaba ingufu. Umwaka ukurikiye wa 2 twashyizeho amajoro munsi y'imyaka 17 naho yatanze umusaruro. Mwarabibonye abari munsi y'imyaka 20, abagabo n'abagore, mwabonye n'abagore ukuntu batangiye kugenda batsinda bazamuka. Ikiriya cyiciro cyabigizemo uruhare. Ari munsi y'imyaka 17 nayo ni kimwe. Turabishyiraho ingufu, twabishyizeho ingufu zihagije, tugira amarushanwa yabo. Byateje umupira w'amaguru. Urebye twakabaye twarahereye kuri 5-6 tuzamuka, ariko ko hari icyo cyuho twahereye kuri 20 tumanuka. Uyu mwaka ubwo bigomba gukomeza 15 n'iyindi. Ariko tunashyiraho n'amategeko atuma abari mu guteza imbere umupira w'abatoya n'impano nabyo bishoboka. Kubera ko uraza imbere abantu bafite akademi, abantu bafite amasantere tekinike, byonyine kumenya ngo iyo santere iri muri kategori imeze ifite irabura iki. Umuntu abyuka ngo avuge ngo ibyo rero twarabikoze, byibuze abantu bafite aho bazahera bagaragaza iyi santere ihagaze ite, ifite iki, ese zigiye kurushanwa abahuzwa n'abahe banganya bari mu cyiciro kimwe. Icyo ngicyo cyarakozwe. Ariko urazi none no kugira ngo umuntu aba afite santere y'akademi undi azakuremo abana cyangwa abakinnyi, nabyo ni ibintu bitari. Iryo tegeko rero nayo turishimira ko byajyanye tukabikora. Ibyo ni ibintu ariko tunajyanisha noneho nko nabivuze no kugira ngo dushyireho ubushobozi abantu batuma bishoboka. Abambere ni abatoza. Abatoza rero babonye ko byikubye inshuro nyinshi. Natanze urugero muri CAF B aho twari dufite 7, twari dufite 51. Byikubye inshuro nyinshi. Ari CAF B, ari CAF A si cyane, ariko B, C na D byarazamutse cyane, kandi abo ngabo nibo bari kwiyantangiriro ya piramide navugaga. Imyaka 2 Perezida irakwiye cyangwa se buriya si mike mu kuba umuntu yagera ku byo yifuza? Ndavuga nko ku migabo n'imigambi mwumvaga mugomba gukora mbere yuko ibyo wifuza ubishyira mu gihe. Ntekereza ko mu myaka 2 ibintu twakoze ugereranyije n'ibyo twateguye biri kwijanisha ryo hejuru. Ubishyiraho mu gihe ntago wakiha mu myaka 2 aho umupira uzaba ugeze mu myaka 15. Twumva rero ibyo twakoze muri iyi myaka mu by'ukuri dusoje manda twumva tutajyanye umwenda munini, ariko ntabwo ari mike. Igihe ugikoresha uko kingana. Twagiye muri manda ishikaje imyaka 2. Buri mwaka twagiye dukora plan y'ibyo tuzakora dushingiye kuri budget dufite n'ubushobozi dutegereje, n'ibyo abanyamuryango bakora muri rusange. Twumva ibyo twakoze muri 2 ari ibyo ngibyo. Ariko icyo wavuga nanone nuko n'ibyo gukosora birahari, n'ibyo kongeraho birahari. Ntabwo twakoze uko bivuga, nabyemera byo ko hari ibyo tutakoze uko twabyifuzaga byose, kugira ngo ubuse urugero twifuza kuba twari karifiye twaragiye muri CAN, tuzajyayo twaragiye muri CHAN tukaba turiyo. Ntabwo twabishoboye, twaragerageje tugarukira ku muryango muri yombi, ariko urumva nyine umupira ni kugenda. Ntabwo bavuga ngo ni byose, ariko birebye muri rusange mu kubaka navuga umupira w'amaguru mu buryo burambye, ushyiraho hari amarushanwa, ushyira amategeko abigenga. Twumva mu by'ukuri ibyo twakoze ari ibintu byashingirwaho, abandi bakazabikomerezaho. Perezida, tuvuge ko unyuzwe cyangwa se utazahurwa mu mupira tuzongera tukubona? Umupira se nawuhurwa ntahubwo. Ntabwo nahurwa umupira, ko umupira narawukinnye nkiri muto. Ntabwo nawe umuprofesiyoneri ngo ngere mu, ariko byaranashobokaga wenda iyo mu yindi environment. Ariko umupira ndawukunda. Ntabwo rero nawuhurwa, nta n'impamvu, nta n'umuhurwe nkuyemo, kubera ko nubwo navuga ko hari igihe umuntu atishimaga gutsindwa kugira gute, ariko muri rusange iyo watanze umusanzu
wumva iteka abakongeraho nawe urabashyigikira. Tuzakomeza dushyira umupira w'amaguru uko tuzaba dushoboye kose, kuko umupira w'amaguru ni umukino ukomeye abanyarwanda bakunda, baha ibyishimo, utawushyigikira ahubwo reka ngarukiraho ntagira uwo mvuga ko abagize nabi, ariko ukunda abanyarwanda nuko bishima ashyigikira umupira w'amaguru mu Rwanda. Ikibazo kimwe cy'amatsiko nicyo wabwira Shema Fabrice. Ijambo rya mbere ni kumushimira no kumushima kubera ko yafashe icyemezo cyo gutanga umusanzu we mu mupira w'amaguru. Ni umuntu usanzwe afite akazi ke, afite ibyo akora, nabyo ntekereza ko bimutwara umwanya munini. Gufata rero umwanzuro wo kugira ngo we atange umusanzu mu mupira w'amaguru mu Rwanda utari ku rwego rwo hejuru uyu munsi, mu by'ukuri tuvugisha ukuri, ni ibintu byo kumushimira, kumva nawe yakwitanga akaza agatanga umusanzu we agakomereza aho abandi bagereze akanarushaho. Ni ibintu byo kumushimira, ikintu kufuza amahirwe, ikintu kumbwira ko tuzashobora kose tuzamushyigikira.